munda ari kwaka fibre nzarirani wase papa kagira umutima wo kugira ndaha ava gukora amana ndamukira nawe yibaza ukuntu arame birangiye banjyane kwa muganga gapfa kujya mu nzu mbe negetse umubondo kwicwa n'uburona wagiye gupfa mwo kabyaramo yaguhambirwa niko shaka was at this moment oya wariye wowe oya bawusaga turasangira no. oya gusa ababyeyi baba uri nyiri mu dijya ko nawe uzakira mani afatwa ikatuma mufite musofuye kuje kuno si Nigeria urashize none niwe no Are you sure, man? Ndikumva baranjyana kwa muganga mu nda hari kunya ukize gucuma muri kugi atiri kujya kawusi kuraba kwima sigajya nacuraba mana yirwa mugabo ni igice kabari yes yicara yirya ari gukubura ibiryo cyangwa ngira ngo Jesus! Ako man, Yesu Kristo w'Inazareti. Iyo cyose cyakigaba koko. Nk'umuntu aremwe cyo kugira ngo Imana izize neza kirogwa mwizingiza. Wasanga nungwe zanyu mufu kandi abona uburaburi kunagana ko. Hey! Aye me ba mi. Jesus! Before people would come here, I could have killed a lot. I'm telling you. You again. Where is Yego chapa kwanzo. Waro kushaka. Waro kwanzo cyo amanga turifata umuhigo yatogote nk'amaze muri kati batonde gukura. Watuza umwana agereye kujya kwa muganga hejuru idakora ngo udwa yango ntago rigira kwifata. Runigira. Ubundi sha wundi wogira ukora YouTube n'igicupa cya mayonnaise gusa nta kintu kiri. Ako si niki mw'abanyarwanda urifata gutya uvuye hara n'urudahajyago sinzi cyabuje kundebera akujuka umonganya urugo n'urwawe n'uwiwe handi wawe wangunze wari wowe Jesus Christ of Nazareth. ngabo usundi waho umwana uroryo ariko ubundi wantu nanga tewe mugabo kanzo guhimbira neza nica aho ngaho urajirosha uje kunyibura mu rugo rwanjye rero wapi nyora mu rugo ahubwo we ntago nakomate kugwebura mu rugo wawe ntabwo nakomate kugenderaho ibyo ni ibyo nuko ubyimenyira waba ucura gapfa ibikureba niba isanzi n'umbi umwana yazi gituramyanga nzanye ingiga igiti yanga ngizanga bombi buryo araje ashaka kurya mu muzimu ucitsira imbere hariya ara uruwe wabigenza utari wowe
ariko baramagana abana bakije basigaye bagenda ndetse ndanakuringa ibyo bintu rero njewe ntago nje naje zano mfite agatumbi k'umugore none sinzanukaje gusa nigata shobora kuza guhita nkarangiza bana nabo shikira urabizi ndishya nabo nabo shikira nkaho ukubita umugore ahubwo mbaze impamvu yatayatetse ibyo bikiya kandi byavuye mu kazi uko kabari nirwe mpinga reba ukuntu ndeba imaga yahengamye yabaye nk'igikiyongoyo yaragoye bro rosema isare ndabaye urarire rosi igipo wajango ni igipo wajango ni igipo batuze umucanga mu buzi wewe ndakirisha niyo ngunzi umwana yakiririye abana barabakera uzi umwana arashe igipo cyera cyo mu gakana atinka gufata igitiyo kimwe gitiyora umucanga urashize none nase ngubu afite umuntu wakinjiramo numbaze rero Gori oya. Tutsaba nk'inani nka plastique. Ajukanda mushafu. Ajukanda. Ngaho ikije nabo ashobora nibigaho. Ndamuha gahinda. Are you sure, Emmanuel? Ewe. Utana kugaranye ijuru riri hafi. Utaye bagahinda bakugera muri gereza ukatemye ka 25. Uze wowe wajya gufungura inkoko. Shana inkoko nyankoko se cyangwa inkoko. Ibigori. Inkoko nyankoko se buri gitaje inkoko. Was at this moment he fucked up. Mbona kuvuza gufunga bro. Wewe nkukuta umugore wawe mureka ubwo ako munyarwanda koko yaciye umugani ngo utaranirwa agaramye kugira ngo ijuru riri hafi.